Satani ari mu twicaramba bitumukurira ubwatsi. Haleluya, 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 niwe miwabami. Haleluya. Amahoro abe muri mwe. Haleluya. Amahoro abe muri mwe. Haleluya. Amahoro abe muri mwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi iduhaye, umunsi duhaye ngo twongere tuyiramye, tuyihimbaze, tuyisenge kandi tuyitege amatwi. Tubahaye ikaze aho muri mu ngo zanyu, aho mwicaye, aho mutuje, mutegereje kumva icyo Imana itubwira kuri uyu munsi. Mugubwe neza rero, mushatse mwaramukanya aho muri mu miryango yanyu, mukifurizanya icyumweru cyiza. Bwira mugenzi wawe uti icyumweru cyiza. Haleluya. Reka dusenge. Uwiteka Imana, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere yawe tugushima. Turagushimira aho utugejeje, aho dukuye n'aho tugejeje. Umuririmbyi yaravuze ngo aho ugejeje ukora ngo mbaye ngushimiye. Turagushimira, duhuje umutima, turanezerewe nk'abanyarwanda, turanezerewe aho ugeze ukora, no kuri izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagutumiye ngo uzubane natwe, kandi kuko uri Imana yera, uri Imana itunganye, uri Imana iboneye, turakwinginze ngo ubanze utweze ibyaha byacu, udukureho gukiranirwa kose, utwagize amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, maze uturebe nk'abakiranutsi. Nuko wa muririmbyi w'indirimbo y'120 avuze ngo Uwiteka umucamanza ngo yambonyeho amaraso ngo ntancire urubanza rubi ngo ahubwo tumukiranutse. Natwe twizeye amaraso Yesu yatubambiwe ku musaraba, kandi twizeye imbabazi zawe, twizeye urukundo rwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagutumiye rero ngo uzubane natwe, uzudutega amatwi ibyo dufite byo kugusenga, ibyo dufite byo kugusaba. Uze utuganirize mu ijambo ryawe, uze wemere tukuririmbire mu ndirimbo zitandukanye, wemere amaturo yacu tugutura uyu munsi. Ngwino mwami, buri muntu wese aho ari yumve kugendagenda kwawe, yumve guhumurizwa nawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka nsabe duce bugufi twinjire mu gihe cyo gusenga. Nk'uko tumaze iminsi tubikora, turagira ibyiciro bitandukanye byo gusenga. Turahera ku gusenga dusengera igihugu cyacu n'abayobozi bacyo na gahunda zose zihari. Reka dutuze aho uri mu mwanya wawe, usenge aho uri, wereke Imana ikiri ku mutima wawe. Reka kandi dusengere itorero mu mirimo rifite, dusengere abakristo, dusengere ubutumwa bugere ku bantu uburyo butandukanye, dusenge ngo umwuka wera amanuke, dusenge ngo Imana yohereze umwuka wo guhishurirwa, maze tubone ibyo ishaka, tumenye ibyo ikunda, maze itorero rigire imbaraga n'akamaro mu gihe nk'iki. Reka dusenge. Reka dusengere kandi abantu mu bibazo bitandukanye, mu ngorane zitandukanye, abarwaye mu bitaro, abari mu bigo ngororamuco, abashonje, abatakaje akazi, aba banyeshuri n'abarimu bazamara igihe kinini bari mu ngo. Reka duhuze umutima dusenge kugira ngo Imana idusange, ntihagire umuntu wumva ari wenyine. Reka dusenge.
Uwiteka mwami Imana, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turi imbere yawe muri uyu mwanya, tuje kukureba, tuje kukuganyira, tuje kukwereka ibituruhije. Turagushimira mbere na mbere igihugu waduhaye, turagushimira aho wagikuye. Turibuka ko tukiri muri ya misi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Turagushimira uko wakijije abantu, turagushimira uko wasannye imitima, turagushimira uko wasannye igihugu, kandi turagushimira abayobozi baturangaje imbere, duhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Turamusengera we n'umuryango we, turamusengera n'abamufasha, inzego zose kugeza ku rwego rwo hasi. Ngwino ubongerera imbaraga, ngwino bafashe, ngwino bayobore, ngwino bakoreshe, ngwino bashyigikire mu izina rya Yesu Mwami. Kandi turakwereka itorero ryawe waguze amaraso y'igiciro cyinshi, ryahuye n'ibibazo byinshi kuva ritangira kugira ngo ritugereho mu myaka 2000. Mwami warirwanyeho, ukomeze urirwaneho, ukomeze umanura umwuka wawe wera, ukomeze umanura umwuka wo guhishurirwa, ukomeze uhitorera imbaraga kugira ngo rigire umumaro, ribe umunyu w'isi, ribe umucyo w'isi, maze abantu basubizwe, maze abantu bakire, maze abantu bakizwe. No kuri izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ubwami bwawe bwaguke. Bisabye twizeye mu izina rya Yesu. Kandi turakwinginga mu izina rya Yesu ngo urebe abaruhijwe n'umubiri, abarwaye, abarwaza. Turahera kuri aba barwaye iki cyorezo cya coronavirus cyangwa COVID-19, aho baba bari hose. Mwami urambura ikiganza cyawe gikiza, ukoresha imiti, ukoresha ubwenge bw'abaganga, maze uturemera amashimwe. Tuzakuramya, tuzaguhimbaza nyuma y'ibi ngibi. No kuri izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ureberera abarushye n'abaremerewe, ubwo watwemereye ngo abarushye n'abaremerewe ngo nitugusangura turuhura. Urambura ikiganza cyawe maze usubize buri muntu wese ugusenga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze gusenga tuyobowe na Reverend Elisa ku isengesho rikurikiyeho ryateganyirijwe uyu munsi. Iyi ni Sabato ya 4 ikurikira iyo kuzuka. Reka dufatanyirize hamwe mu isengesho ry'uyu munsi. Mana ishobora byose, tuzi yuko ari wowe wenyine ushobora gutegeka imitima y'abanyabyaha itagondeka. Nuko rero turakwinginze twebwe abantu bawe, uduhe gukunda ibyo utegeka, twishimire ibyo wasezeranije, kugira ngo naho iby'isi bigenda bihinduka, imitima yacu ihame muri wowe, aho umunezero nyakuri ubonerwa. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome ibyanditswe. Igice cya mbere tugiye gusoma uyu munsi kiri muri Zaburi ya 34, duhereye ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 mu gice cya 34 mu gitabo cya Zaburi. Ijambo riravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa abamuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Bana bato, nimuze mumwumve, nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire, kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose.
Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be, ntawo mu bamuhungiraho uzacirwaho iteka. Igice cya mbere dusomewe naho kigarukiye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana wera, igice cya 14 duhereye ku murongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere w'igice cya 14 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka dusome. Ntimugahagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Igice cya kabiri dusome naho kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shimiye Imana. Mwaramutseho abandi muraho. Turashima Imana cyane nanone iduha uyu mugisha wo kugira ngo tuze tubasange mu mago yanyu, tubasange mu masaro yo mu nzu zanyu, abandi tubasange mu bice bitandukanye murimo. Turabishimira Imana rero. Ntago ari ikintu twatwara nkaho ari ikintu cyoroshye, kuko iyi ni inzira Imana yaduciriye muri iyi minsi tumaze guhura na kino kibazo cy'iki cyorezo cya coronavirus. Ntabwo ubundi twari tumenyereye guhura ku cyumweru, umuntu agasuhuza undi akaramutsa undi, tukaririmba tukishima, ariko kandi ibyo ngibyo bihagaze, Imana yadufunguriye runo rugero noneho kugira ngo tuze indirect mu ngo zanyu tubane namwe. Turabashimira Imana rero. Kandi turaboneraho n'umugisha wo kugira ngo tubashimire cyane. Tumaze iminsi tubona amaraporo y'igitangaza rwose. Hambere ahangaha twahamagawe n'abantu bari muri Russia, duhamagarwa n'abantu bari muri Norway niyo Norvege, Norway. Duhamagarwa n'abantu bari muri Uganda, duhamagarwa n'abari muri Kenya, Tanzania, mbese abantu b'ubwoko butandukanye mu bihugu bitandukanye, mu nsengero zitandukanye no mu madini atandukanye bakurikira iyi service. Turabishimira Imana rero yaduhaye umugisha wo kugira ngo tubonane namwe. Twumvaga nanone twongera gufata akanya tugashimira imiryango imaze iminsi tugezaho raporo. Hari imiryango yiyemeje ku cyumweru mu gitondo saa 4 amasaha duteranira kuri Sango Star televiziyo, nabo bagakora service mu ngo zabo. Turabashimira cyane, mukomereza aho ngaho. Twagiye dusanga ino minsi urusengero rutarahagaze, ahubwo rusa naho rwimukiye mu ngo zacu no mu miryango yanyu. Turenda rwose ngo abataratangira n'abana banyu nabo mubana mu ngo, isaha nizigera saa 4 kuri televiziyo, twese abariho tujya duhurira kugira ngo dufatanye guhimbaza, gusenga no gukora umurimo w'Imana. Turashimira n'abandi nabo bamaze iminsi badutumaho ubutumwa, abandi mumaze iminsi mugerageza gufasha bagenzi banyu bafite ibidahagije, mukazana amafunguro mugasangira nabo, mukazanira abapasitore banyu. N'ubu ngubu icyo nicyo kiracyakomeza, kuko hari abandi nanone bataratungana neza bagikeneye ubufasha bwanyu. Ngira ngo mwakomeza mukareba abapasitore banyu n'amaparuwasi yanyu, tugakomeza gufashanya bigeze aho ngaho. Turashima Imana cyane. Turashima Imana yuko ubu iki cyumweru tugiye kukimara cyose baroroheje guma mu rugo, twarasohotse
twarongeye twahumetse akayaga ko hanze. Turashimira leta cyane, turashimira abantu bacunga umutekano, abapolisi mwokagira Imana mwe mumenye ko tubashimira. Turabizi ko tubagora, turabizi ko hari ubwo tuvuga ibidakwiye, ko hari ubwo twifuza kugira ngo tubigenze mu nzira zacu, ariko mujye mwibuka ko tubashima. Ntabwo ari mwebwe abapolisi mwenyine, abantu bose bacunga umutekano turabashimira. Turabashimira abantu bakora muri ministeri, cyane cyane abantu bamaze iminsi muri command center mukurikirana kino kibazo cya coronavirus, muduhugura, mudutesha. Mwokagira Imana mwe turabasengera, turabibuka, turabakunda, tubifuriza byiza. Turibuka abantu bo muri minisante, ntako mutagize Imana ibaha umugisha. Turibuka abantu bo muri local government, ndetse duhereye kuri minister wacu n'abandi mwese mukorana. Umwuka byaramwe mujye mwibuka ko tubasengera, tubifuriza byiza. Hari igihe mushyiraho amategeko tukayarengaho, niko umwana w'umuntu yabaye, ariko mujye mumenya yuko tubishima ibyo mukora. Turabashimira cyane. Ngira ngo ikindi kintu nta rwose tumaze iminsi tuvugaho, nta kwirengagiza kuvuga iki gitondo cy'uyu munsi, ni ukongera kwirinda. Koko guma mu rugo yagabanyutseho, ariko hariho impamvu nyinshi cyane zituma tugomba kwirinda, kuko uburwayi baravuga ko bukiri hagati muri twebwe. Ubwo rero turagomba kwirinda, ni ukwibuka kwambara agapfuka ku munwa, ni ukwibuka gushyiramo wa mwanya ya distance hagati, ni ukwibuka gukaraba nk'uko babiduhuguriye. Mwokagira Imana mwe nimureke rwose dukomeze kwirinda, dukomeze, kandi Imana yacu yari tugiriye neza, leta yacu yari bifashe neza. Ndabona aha hantu tuzahanyura neza. Ikindi kintu twagiye tuvuga kwirinda, rwose tufite ikibazo cyabarusahurira mu nduru bateye muri iyi minsi. Abahanuzi barimo kumbwira hariya ku Kamonyi, ibindi bari babishyize no kuri WhatsApp. Umuntu arimo kuvuga ati mwese abarwaye coronavirus muzi wanjye ndabafasha, ni muze mfite ijambo ry'Imana. Mwokagira Imana mwe. Sinzi impamvu abantu bakunda kwangiza iyi ministeri nziza y'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ikintu cyiza gituruka ku Mana, ariko abandi bagize uwo mwanya wo kugira ngo banyure hirya mu kibazo nk'iki ngiki, babwira abantu ko isi ishize, ko ubuzima buhagaze, ko Abanyarwanda batazongera kubaho. Ntabwo ari byo. Abanyarwanda aha hantu twahashyizwe n'Imana, si n'Abanyarwanda gusa, kiremwa muntu cyashyizwe n'Imana kuri iyi si, kandi turacyari kuri iyi si. Iki kintu cy'icyorezo cya coronavirus kigiye kunyuraho, murabona ko kirimo gucika intege, kigiye kugenda, kandi tuzakomeza kubaho. Mwirinde rero abo bantu barimo kubahanurira kugira ngo batware ibyanyu, mwirinde rwose, kandi Imana yacu ikomeze kubafasha. Turacyafite imigisha, burya buri kintu kigendana ibyacyo, yo kubana naki Bishop uyu munsi, mbere yuko nawe aza ngo abasuhuze, abasange mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, muri kumwe n'abanyu, abasuhuze. Reka ngira ngo dufate umwanya Reverend Maurice ni mutubwire indirimbo tugiye kuririmba kugira ngo His Grace aze adusuhuze turi mu miryango yacu. Murakoze. Arakoze Bishop Nathan ku bw'iryo jambo ry'impuguro. Reka duhaguruke rero mu myanya yacu, rwose duhaguruke mu cyubahiro cy'Imana, turirimbire hamwe indirimbo y'113, twiteguye kumva ubutumwa, indamukanyo no kwakira umuvugabutumwa Imana yadutumyeho uyu munsi. Nkunda kwizigira Yesu, nkajya mwumvira rwose. Mwumvira rwose, ongeni shingikiriza ku Mana.
ndozwa n'amaraso ye nishize uruzi rwayo ndogamo ndatungana Yesu Yesu ndakwizeye uruwo kwirindirwa Yesu Yesu mwiza nkunda dusheho kukwizera kwizigira Yesu garuhuka intambara ibicumuro n'ibyaha akamunezero Yesu Yesu ndakwizeye uruwo kwirindirwa Yesu Yesu mwiza nkunda dusheho kukwizera mpimbawe nuko nkwizeye mutabazi undengera nizeye kumpora hafi iteka tugumane Yesu ndakwizeye uruwo kwirindirwa Yesu Yesu mwiza nkunda dusheho kukwizera. Haleluya. Haleluya. Amen. No mu masaro yanyu tuvuga ngo haleluya. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi, kubw'iki cyumweru, nongera kubashimira yuko mwaduhaye akanya tukabasangaho muri, tukababwira ijambo ry'Imana, tugahimbaza Imana hamwe, tukaramya Imana hamwe. Imana ishimwe cyane, mwakoze kandi kwigomwa mugafata uyu mwanya mugaterana nk'umuryango aho muri za saro zanyu kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Turabishimira Imana. Dukomeje gushima nk'uko Bishop Amoti yababwiye, mbanze mushimire nakuwa Bishop kubana natwe uyu munsi. Imana ishimwe cyane, mwakoze kuza, ndetse shimire na Sabdini Reverend Mutabazi nawe mwazanye. Imana iguhe umugisha, dukomeze gufatanya muri ibi bihe. Nshimire Sabdini wa Cathedral Holy Trinity Maurice Bikimbira, namwe mwadufashije mu kuramya no guhimbaza Imana. Imana ibaho umugisha. Yabashimiye rero Bishop Amota ababwira ukuntu mukomeje kwifata, ukuntu mukomeze kwerekana urukundo, ukuntu mukomeje kuba umunyu n'umucyo w'isi. Bantu b'Imana, bene data muri Kristo, mukomereza aho ngaho. Turashimira kandi za message dukomeje kubona n'ibyifuzo byanyu, turabyumva kandi turabisengera. Turasaba ngo Imana mu gihe cyayo, mu bushobozi bwayo, izadushoboze kugera ku byifuzo by'imitima yacu. Muri Zaburi haravuga ngo nituyikomeraho tugakomeza kuyizera, tugashyira ibyiringiro byacu kuri yo, ngo izaduhe ibyifuzo by'imitima yacu. Reka rero twizere yuko igihe nicyagera ibihwanye n'ugushaka kw'Imana tuzabibona kandi izabiduherwa. Mukomeze kudusengera, mukomeze gusengera itorero, mukomeze gusengera igihugu, mukomeze kwirinda nk'uko bivuze si bijyamo cyane. Hari abantu bamaze igihe batubaza batese diocese ya Karongi mwatubwiye ko mwari mwateganije mu kwezi kwa gatanu, none ukwezi kwa gatanu kuriho kugeragera bite?
nagira ngo mbabwire yuko n'ubu tubitekereza kubera iki cyorezo ntitwashoboye gukumiza gahunda nk'iyo twari dufite, ariko turateganya kandi turareba kandi turasengera mu kwezi kwa karindwi itariki 26. Zo ni itariki twashyizeho twemeranijwe muri iki gihe. Nihagira impamvu z'uko duhindura tuzahindura, ariko kugeza uyu munsi tugiye kwizera no kwitegura no kureba imbere dufite iyo tariki mu bitekerezo. Muyisengere rero, musengere Bishop elect Methode Rukundo n'umuryango we, kandi rwose mutangire gusenga ngo Imana idutegurire umunsi mwiza, izaduhe ibikwiye kugira ngo uwo munsi uzabo guhimbaza Imana mu buryo bwo gushyiraho diocese missionnaire ya Karongi na Bishop wayo Rukundo. Tuzababwira byinshi kuri yo mu gihe kiri imbere. Ahasigaye bene data, aho muri mushima Imana, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije urukundo rw'Imana, tubifurije gukomera muri Kristo, kandi mukomeze gusengera itorero ryanyu kandi ryacu, mukomeze gusengera igihugu cyacu. Imana ibaho umugisha aho muri murakoze. Uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana tugezwaho na Bishop Augustin Ahimana wa diocese ya Kivu. Turashima yuko nawe yemeye gufata uyu mwanya ngo atugezeho ijambo ryayo. Atubwiye ijambo muri serivisi y'Ikinyarwanda, ariko kandi araza no kuvuga ijambo ry'Imana muri serivisi y'Icyongereza, abakurikira serivisi y'Icyongereza. Nyakubahwa Bishop Augustin Ahimana, rwose tuguhaye ikaze kandi tugira ngo tubane nawe muri uyu mwanya, kandi twifuriza umuryango wawe umugisha aho bari, kugira ngo namwe Imana ibakomeze, Imana igufashe. Reka tugusengere ubwo ugiye kuvuga ijambo ry'Imana, hari ubwo nawe uza kwisengera. Reka tugusengera. Imana ishobora byose, tugukiza imbere Bishop Augustin ugiye kugizaho ijambo ryawe ngo mukoreshe, kandi umwuka wawe wera nawe akoresha iryo jambo kuritugeza mu mitima no gukomeza kuritwumvisha no kuridusobanurira aho tugenda no mu byo dukora no mu ngo zacu no muri salo zacu aho twicaye, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Bishop Augustin. Bene data, ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndanezerewe kugira umugisha wo kubasanga mu ngo zanyu, aho muri mwumviye Imana kandi mukomeje gukurikiza amabwiriza y'ubuyobozi, kugira ngo dukomeze kwirinda no kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo cyatewe na coronavirus. Dukomeje gutegereza twihanganye kandi twizeye Imana. Hari igihe rwose kizagera so gushidikanya twongere guhurira no mu nsengero mu materaniro yo guhimbaza Imana yacu. Reka dusenge. Mana y'impuhwe n'imbabazi nyinshi, turagushimira kuduha kenshi umugisha wo kumva ijambo ryawe. Turakwinginze ngo uyu mwanya nawo ukoreshe wowe ubwawe Nyagasani, maze imitima yacu yumve neza icyo ushaka kutubwira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu butumwa bw'uyu munsi, Imana iratwigishiriza mu ijambo rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ubutumwa bwiza twasomewe bwa Yohani igice cya 14 guhera ku murongo wa mbere, niho twasanze ayo magambo. Ntimuhagarike imitima yanyu. Birashoboka ko ibyo atari byo wowe ushaka kumva. Birashoboka ko iri jambo wowe uribona nko kugushinyagurira, ukaba uriho uvuga uti nabuzwa n'iki guhagarika umutima. Ariko muvandimwe, ndagira ngo nkwibutse, ibigutera guhagarika umutima byose Imana ibizi neza, irabizi. Aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be hasigaye amasaha make gusa kugira ngo afatwe ajyanwe gushinyagurirwa no kwicwa. Nibwo yababwiye ati ntimuhagarike imitima yanyu. Yababwiye abigishwa 11. Iyo dusoma mu gice cya 13 tubona ko Yuda yari yamaze kugenda,
yasohotse yagiye kumugambanira. 11 basigaye rero nibo yabwiye aya magambo. Uwaba yarafashije ijambo nko kumushinyagurira, mu by'ukuri nta muntu wamurenganya. Bari barakurikiye Yesu babona ari umuntu udasanzwe uzabakemurira ibibazo byinshi. Icyambere bari bizeye ko azabagobotora ku ngoma y'igitugu y'Abaroma. Ikindi babonaga Yesu ari igisubizo ku bibazo byabo by'ubuzima bwa buri munsi. Nawe urumva yakizaga abarwayi, abapfuye akabazura, akirukana abadayimoni, abayobozi barenganya abantu akabahangara akabanenga, agacyaha imiyaga igatuza. Ibiza ntabwo bari guhurira nabyo. Muri iyi minsi mu Rwanda tumaze igihe dufite imvura nyinshi itera ibiza birimo no gupfusha abantu. Amazu agasenyuka, ibiraro bikagenda, imihanda igasenyuka, ibintu bikomeye. Natwe mu Rwanda tubonye umuntu nk'uwo waza akaducyahira imiyaga akatuburiza imvura kudusenyera, twamwitesha se? N'abigishwa kwa Ruko babonaga ari igisubizo ku bibazo byinshi bari bafite. Mu mitima yabo bumvaga baravuye mu bibazo, barinjiye mu bisubizo. Maze bagiye kumva, bumva atangiye kubabwira ibintu by'urucantege. Kumwe muri bo agiye kumugambanira, ko aho agiye kujya ntawe ushobora kumusangayo ngo amukurikire, ko Petero agiye kumwihakana, ko agiye kubabazwa, akangwa, akicwa. Reka da, ibyo ntabwo ari byo bari bakeneye kumva. Muri iryo joro rya nyuma rero rya Yesu, yarebye mu maso y'abigishwa be, asanga bahungabanye, asanga bakutse umutima, bafite ubwoba, bihebye. Mu bitekerezo bibazaga byinshi. Uyu muntu ibi bintu atubwira nibimubaho, twebwe tuzamera dute? Ko tugushije ishyano, tuzabaho dute? Ko natwe bazatwica ahubwo? Ibyiringiro byabo byose byari byashize. Basaga n'abari mu isi yahuye n'umutingito ukomeye, iri gusenyuka bayireba. Maze Yesu arababwira ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Ibi bihe turimo bene data bishobora gutera abantu benshi kumva bameze nk'uko abigishwa ba Yesu bari bameze muri kiriya gihe cyabo. Isi yose yahuye n'umutingito ukomeye cyane utewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatewe na coronavirus. Reka tubivuge uko biri, kuko niko kuri. Iki cyorezo cyateje ibibazo bikomeye rwose, cyahagaritse ubuzima pe. Mu bihugu byinshi abantu barapfuye, ubukungu bw'isi bwarahungabanye, ingaruka zabaye mbi ku mibereho myiza y'abaturage. Igenamigambi ry'ibihugu byakomwe mu nkokora, ndetse n'u Rwanda rwacu rurimo. Amasezerano y'akazi ku bakozi benshi yarasheshwe, ayandi arasubikwa. Imirimo itandukanye yarahagaze, ari ubucuruzi, amashuri, ubukerarugendo, ubuhahirane muri rusange, ibintu byose byarahagaze. Ibihugu bimwe n'u Rwanda rurimo biri mu kugerageza kongera gusubukura bimwe mu bikorwa byari byarahagaze, ariko ntawareka kubivuga. Bizafataho igihe kugira ngo ibintu byongere gusubira nk'uko byari bimeze. Mu mitima y'abantu benshi rero harimo ibibazo bitabarika, kandi birumvikana. Hari ibibazo byinshi. Amafaranga yo kudutunga azavahe? Ayo kwishyura ubukode bw'inzu azavahe? Ndetse twumvise muri iyi minsi ba nyir'amazu bishyuza abayarimo nabo bati, rwose ahubwo nimudusonere aya mezi twe kuyishyura. Ba nyir'inzu nabo bati, niyo atubeshejeho. Ni ibibazo bitoroshye. Abenshi baribaza uburyo bazishyura imyenda bari basangaho.
amashuri niyongera gufungura baribaza abana tuzabarihira ayo dukuyehe. Ibihombo byatejwe n'iki cyorezo tuzabikira dute? Ejo se bwo tuzabaho dute? Ibibazo ni byinshi, ntawareka kubivuga. Muvandimwe wumva ubu butumwa bwiza, mbese urakira ute iri jambo rya Yesu rikubwira ngo ntuhagarike umutima? Muri uru ruhurirane rw'ibibazo, iri jambo wowe uraryakira ute? Mbese ntiwaba nawe umubaza uti ni gute nabura guhagarika umutima? Mbese ahari ntiwaba wakira ijambo nko kugushinyagurira? Musenyeri Nathani Amoti, umwepiskopi wa diyoseze ya Kigali, buri cyumweru yagiye atwibutsa yuko Imana itigeze idusezeranya na rimwe ko mu isi yacu tutazahura n'ibibazo. Kandi ni kukuri. Ndetse n'abigishwa ba Yesu yarabibabwiye. Yisomye mu butumwa bwa Yohana igice cya 16 umurongo wa 33, yarababwiye ati mwisi mugira umubabaro. Mwisi mugira umubabaro. Isi ni isi irimo ibibazo, ariko Imana ishimwe kuko atahagaririye aho, ahubwo yongeyeho ati nimuhumure nanesheje isi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari itandukaniro rero hagati yo kwibaza byinshi no guhagarika umutima. Mu buzima nta kindi kibaho keretse guhangana n'ibibazo bigashakirwa ibisubizo. Nicyo cyitwa ubuzima. Kandi mu isi ntabwo ari mu ijuru. Mu isi haba ibibazo. Ni ngombwa rero kwibaza byinshi. Ni ngombwa gutekereza cyane. Ni ngombwa gushaka ibisubizo. Ariko guhagarika umutima ntabwo ari wo muti. Bavandimwe, hari impamvu nyinshi zikwiye kudutera kwizera Imana bigatuma tudahagarika umutima. Twebwe mu Rwanda dufite byinshi twabwira abandi tukabakomeza. Igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo ndengakamere, ariko Imana yabidukuyemo. Imana yaratwiyeretse. Kadusubiza amaso inyuma. Dusubiza amaso inyuma turebe aho igihugu cyacu cyari kiri. Mu icuraburindi ryatewe na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, igahitana ubuzima bw'inzirakarengane zirenga miliyoni mu minsi 100. Reka turebe ibibazo by'ingutu abanyarwanda bari barimo kubera ingaruka z'iyo jenoside. Igihugu cyari cyarabaye amatongo, ubuzima bwarasenyutse. Imitima y'abantu ari ibisenzegeri, nta byiringiro byo kongera kubaho. Impunzi zari nyinshi zirenga miliyoni 3 mu bihugu bidukikije. Amahanga yakomeje gutiza umurindi cyasenye u Rwanda cyose. Muri icyo gihe hari ibihugu bitifuza ko u Rwanda rubaho, ahubwo ko rwagabanyamo ibice maze rukomekwa ku bihugu bidukikije. Hari intambara y'abacengezi mu majyaruguru y'igihugu n'uburengerazuba. Ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenyutse, abantu babanaga batinyana. Mana yanjye, ubukene bwari bwose mu gihugu, n'u Rwanda rwari rusuzuguritse mu bindi bihugu. Ariko nshuti z'Imana, reka twibuke ibyo Imana yadukoreye. Imana yakoresheje abana b'u Rwanda bahagarika jenoside. Imana yahaye u Rwanda ubuyobozi bwiza bufite umutima wo gukunda igihugu no gukorera abaturage. Imana yashoboje abanyarwanda kubaka ubumwe bwabo, bahangana n'ibibazo, maze bishakamo ibisubizo bahuje umutima. Uyu munsi u Rwanda rurangwa n'amahoro, umutekano, iterambere no kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Kwitwa umunyarwanda kuri uyu munsi biteye ishema n'ukuri, kandi Imana ishimwe. Abantu benshi ahubwo bifuza indangamuntu y'u Rwanda, bifuza ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ibyo byose Imana yarabikoze. Bene data, tujye tubyibuka tubizirikane. Ya Mana ishobora byose, ya Mana ishobora bidashoboka, Imana Jehova El Shaddai, Imana yumva amasengesho, yarumvise kandi irasubiza, kandi nta kiyinanira. Nawe uko waba umeze kose, ibyo waba urimo byose, ndagira ngo nkurarikire usubize amaso inyuma, maze urebe Imana yawe mwabanye mu bihe byatambutse. Iracyari yayindi, ntabwo igihinduka.
kutamenya Imana neza nibyo bitera abantu guhagarika umutima. Ikibazo cyateye abigishwa guhangayika no guhagarika umutima ni iki? Nuko bari bataramenya Yesu neza. Bari baramwitiranije. Yababwiraga ko azazuka, ntibumve ibyo ari byo. Bashakaga Yesu gumana nabo, agahora bakemurira ibibazo. Ariko n'ibibazo yari yarabakemuriye ntabwo byari byaratumye bizera, kuko bari bataramumenya neza. Nyamara amaze kuzuka, abigishwa nabo bamaze kwambikwa imbaraga z'Umwuka Wera, ntabwo bari bakimushidikanya. Ntibari bagishidikanya, ntibari bakimwitiranya, ntibari bagihagarika umutima, ntibari bagiterwa ubwoba n'ubuzima. Bari bizeye Yesu bazi neza. Kutamenya Imana nibyo bitera abantu guhagarika umutima. Bene data, uko niko kuri. None nawe wumva iri jambo, ijwi rya Yesu uraryakira ute? Ati nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mbese Yesu uramuzi neza? Iyi Mana muraziranye? Ntabwo wakwizera Imana utazi. Kandi kutamenya Imana neza nibyo bituma abantu batayizera, bikabatera guhagarika umutima iyo ibibazo byaje. Mwisi ibibazo bizaza, twabyanga twabikunda. Kubaka ubuzima ku Mana niko kubaho nyakuri. Ibindi byose bishobora guhirima mu kanya k'ubusabusa, bihiritswe n'amanjwe. Ibindi byose bishobora guhagarara. Namwe nimurebe coronavirus, aka kantu ko batubwira abaganga, inzobere, ni akantu gashobora kurebesha ijisho, akantu k'ubusabusa, ariko kagasimba gahagarika isi yose. Ibindi byose bishobora guhagarara mu kanya k'ubusa, ariko kubaka ubuzima ku Mana niko kubaho nyakuri. Iyo imitingito y'ibibazo yateye, isanga umuntu wubatse ubuzima bwe ku Mana ashikamye mu kwizera, agakomera, kandi Imana ikamutabara. Dawidi yabivuze neza. Yaravuze ati, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Niko twasomeye muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 20. Ndagira ngo mbibutse icyateye Dawidi kuvuga aya magambo. Dawidi tuzi neza niwe wishe igihangange Goliyati, intwari y'Abafilisitiya. Yari yananiye ingabo z'Abisirayeli. Dawidi umusore mutoya, Imana inamukoresha yica Goliyati. Amaze kumwica bimutera ibibazo, kuko abantu baramusingije cyane, baramwishimira, batangira kuvuga ngo Sawuli umwami yishe ibihumbi gusa, ariko Dawidi we yishe inzovu. Umwami rero amugirira ishyari, aramuhiga, ashaka kumwica. Icyabaye nuko Dawidi igihe yahungaga, ashaka aho yahungira hose, yaje kwisanga, asanga yahungiye mu gihugu cy'Abafilisitiya ku mwami Akishi, umwami w'Abafilisitiya, iwabo wa Goliyati Dawidi yishe. Agiye kwibona abona niho ari. Abantu baho bamubonye bati, dore rero kandi umwami w'igihugu niwe uhungiye hano. Bati, uyu ni umwami w'igihugu, uyu si wa wundi baririmba ngo Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Dawidi abyumvise ubwoba buramwica, maze yihindura umusazi, ngo aharamba inzugi n'inzara, atangira guta ibikonda bitemba mu bwanwa. Umwami amubonye ati, kugira ngo munzanire umusazi mu rugo, iki kigabo cyasaze kuki ari cyo mwanzaniye? Imana imukoresha ityo, umusazi baramwirukana. Ariko bwari bwo buryo Dawidi yakiriyemo. Amaze gukira amaboko ya Akishi umwami w'Abafilisitiya, nibwo yaririmbye indirimbo ya Zaburi ya 34. Atangira ati, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Arahimbaza, avuga umunezero, avuga ibigwi by'Imana. Maze umurongo wa 20 aravuga ati, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, atari ku Uwiteka amukiza muri byose. Nawe bizirikana mwene data, bizirikana yuko
Imana nyagasani ibihe byose yabanye nawe, nta na rimwe itagukuye mu nzitane z'ibibazo. Twongere twumvikane neza, nta na rimwe Imana yigeze idusezeranya ko tutazahura n'ingorane. Oya, aho abantu batandukaniye mu buzima ni hamwe gusa, ni uburyo bitwara iyo ibibazo byaje. Bamwe bahagarika imitima yabo bakagira ubwoba bakiheba, abandi barakomera bakiringira Imana kuko bizera ko izabakura muri ibyo bibazo. Kuko ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Niko dusoma muri Zaburi 125 umurongo wa 1. None se mwene data, uri mu ruhe ruhande wowe? Kuko ku mutima si wo muti. Wiringira Imana, wibuke ibitangaza yakoze mu buzima bwawe, wibuke inzitane z'ibibazo yakunyujijemo ikagucira inzira. Uyiringire, ntuhagarike umutima, izakubera igisubizo mu bibazo byinshi. Kuko abaririmbyi baririmba, nta joro ridacya, nta mvura idahita, iyo ufite Yesu nta joro ridacya. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimira yuko bakwiringira batajya bakorwa n'isoni uko ibihe byaba bimeze kose. Tugushimiye ijambo ryawe ritwibutsa ko kwizera imbaraga zawe ari bwo buryo bwo gutsinda ibyatuma duhagarika imitima byose. None nyagasani, ndasabira buri wese wumvise ijambo ryawe, abari baciwe intege n'ibibazo turimo, ubahe gukomera nyagasani Imana, no kwibuka ko n'ibitari ibi wabibakemuriye, maze barusheho kugira ibyiringiro bashikamye muri wowe. Ukomeze imitima yose itentebutse, kandi ukomeze wigaragaze mu buzima bwa buri wese. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana ishimwe, hamwe no kuzirikana ijambo tugejejweho na Bishop Augustin, reka mbasabe aho turi duhaguruke tuvugire hamwe ibyo twemera nk'abakristo dukoresheje amagambo yo kwemera kw'intumwa. Abafite igitabo cy'amasengesho ni kuri page ya 9. Twese duhagaze. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemeye na Yesu Kristo umwana we w'ikinege, umwami wacu, wabyawe n'umwari Mariya, kandi iyo nda yasamye ari y'umwuka wera. Yabaje ubwo Pilato yari umutegetsi, bambwa ku musaraba, arahambwa, amanuka ikuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu, ajya mu ijuru. None ubu yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Nemeye umwuka wera, nemeye ko hari itorero ryera Katolika ry'abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubarwiza, no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira. Amen. Tugihagaze, reka turirimbire hamwe indirimbo y'115. Turayiririmba turamya Imana kandi tuyitura kugira ngo ihabwe icyubahiro, imirimo yayo ikorwe, kandi abantu babonera ibisubizo, abantu bahererwa umugisha mu mirimo yayo. Ni indirimbo y'115. Iravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yarankunze ntamuzi. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ariko urukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiriye, yaranguza mu bugingo we.
nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda kaga kose unzira mu ijuru kumuhanga amasiteka bizanye intege nke shira ubwoba nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni ntabya none ntabya none nta bizaza byazananya na Yesu. dusenge nyagasani Imana yacu tugushimiye cyane iri turo abagaragu bawe n'abaja bawe batanze bakuye ku byo wabahaye bakuye ku butunzi wababikije iri turo uriho umugisha uryeze rikora umurimo wawe kandi dusengeye mwami abagaragu n'abaja bawe muri iyi minsi kugira ngo ubahe ubushobozi ubacire inzira ubagurire imbago ubahe ibibatunga ubahe ibitunga imiryango kandi udufashe twese aho turi kugira ngo dufashanye dushyigikirane kugira ngo wiheshe icyubahiro mu mibanire yacu wiheshe icyubahiro mu buryo dukoresha ubutunzi bwacu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. nagira ngo mfate uyu mwanya mwiza wo gushimira Bishop Augustin naho Imana ku butumwa bwiza atugejejeho mbashimira kandi kuko ndazi yuko bamwe aho muri mugira umwanya wo gutanga amaturo mukagira umwanya wo gutanga icyacumi ndabizi kuko rimwe na rimwe tujya tubibona cyane cyane iyo abapasiteri batubwiye ibyo mwakoze kandi turabishimira Imana kandi turabashimira ko mubikora gutya nanjye nize agashya muri iyi minsi nize kugira ku gatelefone hanyuma nkagira bya bindi twita momo ndabishimira Imana rero yuko tekinoloji idufasha muri ibyo ngibyo ndizera ntakekeranya yuko namwe aho muri ubwo ngubwo Imana ifite uburyo bashoboza nubwo ibihe bigoye kandi bikomeye kuramya Imana ni ibya buri muntu wese ariko kandi ntabwo twifuza gusaba cyangwa se kusabwa ibyo udashoboye kuramya Imana n'umutima kuramya Imana n'ubushake aho rero mukomeza gushima Imana nangiye kurangiza nshimira Bishop ku butumwa bwiza tugezeho kandi nshimira mwese twafatanije kuri iyi serivisi reka rero mbasabaho muri nubwo mwaba muri muri salo zanyu mwicaye cyangwa se mwaba muri hariho hose kugira ngo muhaguruke dusamugishe murakoze reka dusamugishe uri Imana y'urukundo uri Imana igira neza uri Imana itwereka ubwiza bwayo ibihe byose kandi uri Imana ari amahoro reka amahoro utanga aruta uko umuntu wese yakwibwira ajya aturindire imitima aturindire ubwenge aturinde aho tugenda aturinde iki cyorezo cya coronavirus aturinde impande zose aturindire imiryango aturindire igihugu maze Imana ishobora byose tujye twibuka kuza no kukwegera no kukuramya no kuguhimbaza no kugushimira no kurushirizaho kugukunda no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu kandi umugisha w'Imana isumba byose Imana Data Imana Umwana Imana Umwuka Wera ubane natwe udusange muri salo zacu udusange mu ngo zacu udusange muri iki gihugu cyacu umugisha wawe ubane natwe twese ubane n'imiryango yacu ubane n'igihugu cyacu ubane n'itorero ryacu none n'iteka ryose amen
Imana ibagire neza, icyumweru cyiza, mukomere. Iyi coronavirus twarangije, tumaze kuyitsinda, tugiye no kuyitsinda, none se ko twayisohokanye tukaba turi hanze, tukaba dutangiye gukora. Mukomeze gusenga ngo Imana ikomeze kuturinda kandi mwirinda. Iki ntabwo ari igihe cyo kwirara, ahubwo ni igihe cyo kurushirizaho kwirinda. Turashimira rero ko twabonye aka gahenge, tukaba dushobora kujya gukora, tukaba dushobora gukora ibikwiye gukorwa, ariko nongere mbibutse mukomeza kwirinda. Imana ibahe umugisha. Reka mu gusoza turirimbire hamwe indirimbo ya 16. Indirimbo ya 16 turirimba mu ijwi ryo mu cyumba cy'amasengesho, aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Haleluya. Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabatira